byakorwaga n'abari mu buyobozi bwayo. Iyi ikaba ariyo mpamvu nyamukuru yakunze kuranga ibibazo ndetse n'amakimbirane byayiranzwemo ku bashaka ko ibyo bigaragazwa kandi bigakemuka n'abatifuza ko bikemuka kuko babigizemo uruhare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2017 ubwo harimo amakimbirane mu buyobozi, inzego zinyuranye zirimo umuryango wa RPF Inkotanyi ndetse na Minisiteri ya Siporo zasuzumye ikibazo maze zitanga inama zinyuranye zirimo kutugira inama yo gukuraho amakomite menshi yayoboraga Rayon Sport hakabaho komite imwe. Izo nama zatumye mu mwaka wa 2017 haba inama y'inteko rusange yakuyeho komite nyinshi, hashyirwaho komite nyobozi imwe yari iyobowe na Bwana Paul Muvunyi, ni nawe nasimbuye ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2019. Tumaze kujyaho, ikintu cya mbere twihutiye no gukorera mu mucyo, kureba imicungire y'umutungo no kubaza ababigizemo uruhare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Perezida wa Repubulika, ntabwo Rayon Sport impemba, nta nubwo nacunga ibyayo nabi mu nyungu zanjye bwite, ariko nanone nkaba ntakwemera ko ibintu byangirika mbireba nk'uko muhora mubitubwira. Mu kwemera kwanjye ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubona ikintu kibi uzagikuzeho amaboko yawe, nibikunanira uzagikuzeho ururimi rwawe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, imvugo ikaba ariyo ngiro, mukaba ari niyo nama mwakomeje kutugira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibi mbagaragarije hejuru biterwa n'abari abayobozi ba Rayon Sport kongeraho ko ahavaga amikoro ya Rayon Sport ku kibuga bitagishoboka kubera ko icyorezo cya COVID-19 nacyo cyaduteye, bityo komite nyobozi ya Rayon Sport ikaba ishaka gushyira ibintu ku murongo ndetse ngo igaragaze ba ruharwa bagize uruhare muri ibi byose bikomeje kurwanwa. Ubwo giye gusobanura nuko bakomeje kurwana. Bakoresheje itangazamakuru mu kuduharabika gusa ntibagaragaze icyo naba narishe cyangwa icyo naba naribye ngo kivugwe. Bakoresheje ibinyamakuru by'abantu bo muri RNC n'abandi bantu barwanya igihugu cyacu bakanyandikaho inkuru zigambiriye kunteranya n'Abanyarwanda. Ikibabaje bakanazikwirakwiza mu bantu, kandi itegeko rihana umuntu ukwirakwiza impuha akoresheje ikoranabuhanga. Nyamara abakora ibyo barazwi neza ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika izo nkuru. Ndakomeza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gihe gito twabashije kubona ko Rayon Sport yaba yaranyerejwemo amafaranga arenga miliyari hagati ya 2014 na 2019. Ibi bigaragazwa n'ibi bikurikira: amadeni abari abayobozi bagiye bafata ariko ntagezwe muri Rayon Sport, cyangwa ayagezemo bikajya bigaragara ko yishyuwe ariko ubu abayatanze bakaba bagikomeje kwishyuza. Raporo z'amafaranga yinjijwe muri Rayon Sport zidashobora kuboneka, kandi nk'uko mubizi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sport igira abafana benshi ku buryo twinjiza amafaranga menshi ku kibuga. Amenshi muri ayo mafaranga yahitiraga mu maboko y'abari abayobozi cyangwa akanakoreshwa nabi. Inyerezwa ry'amafaranga yagurishwaga abakinnyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sport ni imwe mu makipe igurisha abakinnyi benshi hanze y'u Rwanda. Ikibabaje ni uko abari abayobozi ari bo babyungukiyemo, kuko hari n'aho usanga baragurishije abakinnyi amafaranga ntibayacishe kuri konti z'ikipe, ahubwo bakayashyira muri konti zabo cyangwa bakayazana mu ntoki. Ibi bikaba byaratumye bagurisha abakinnyi benshi ku mafaranga menshi, ariko amafaranga akaba atagera mu mufuka w'ikipe. Mu mwaka wa 2015 hakozwe audite abari abagenzuzi ba Rayon Sport bagaragaje ibibazo byinshi byo kunyereza umutungo wa Rayon Sport, harimo no gutanga ruswa ku basifuzi ndetse n'ibindi. Iyo audite
yarabindikiranyijwe kugeza ubwo tuje ku buyobozi dutangiye kubaza ibyo bibazo. Abo twabibazaga nibo baturwanya. Inyereza ry'umusoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, hagati y'umwaka wa 2014, 2015 na 2016, Rayon Sport ntabwo yishyuye imisoro ingana na miliyoni 239. Ibi byose bikaba ari ingaruka z'amakosa y'abari abayobozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igihe natorwaga n'inama y'inteko rusange, nababwiye ko niyo bashaka ko nyobora ikipe ya Rayon Sport bazemera ko nkorera mu kuri, nanabasaba ko batazemera kwita ibintu amazina atari ayabyo. Abakora ibi nkaba mbona bafite umugambi muremure bashaka gukorera muri Rayon Sport, aho mbona bangisha ubuyobozi bw'igihugu abaturage